turabashuhuje n'abasuhuje inshuti bakunzi badukurikiranye. Amazina yanjye Mpawe n'Imana Thomas. Ayo ni amazina niswe n'ababyeyi, nayo mazina Kristo yashimye ko nkomeza kwitwa. Dushimye Imana rero duhaye akanya nk'aka ngaka ko kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, kugaragara kuri iki kiganiro, dutambutse iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndagira ngo mbabwire neza yuko ubutumwa bwa Yesu ntibugira umupaka. Duhawe umugisha rero kugira ngo dutambutse ubutumwa, yaba ari mu buryo bw'amajwi, audio cyangwa se no ku mashusho. Twishimiye ko uyu munsi wowe uradukurikira, wowe udukurikirana online, uraza kwishimirana natwe mu munsi mwiza Yesu aduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Thomas rero ni umukozi w'Imana, umuhanuzi, cyane urabibona mu buryo bwa channel yanjye yanditseho Thomas Nabi. Cyane Nabi ku bantu dukoresha indimi zitandukanye, hari abakoresha profete, hari abakoresha Nabi, hari abakoresha umuhanuzi. Rero Nabi ni mu kirimi cy'Urugande, kuko dufite abantu benshi b'abakristo b'inshuti zacu bakoresha ikigande cyane. Rero niyo mpamvu twavuze ngo dukoreshe na kuri iri zina. Ushobora kwibaza ngo Thomas ko tutadusanzwe tumubona, tutadusanzwe tumuzi akora ikiganiro nk'iki ngiki kivuga butumwa ku mashosho media. Dutangiranye n'uyu munsi. Ni Imana iciye inzira, ni Imana iciye akanzu kugira ngo n'abatari batuzi batumenye, badukurikirane kuri iki kiganiro cya YouTube channel. Iyi channel ni Imana yaravuze, ivuga ko mu gihe nk'iki amateorero afunze, mu gihe nk'iki abantu batari guhurira hamwe ngo bakore amateraniro yera, ko tugomba kuba tutakicara tugakomeza umurimo. Bene data, ndagira ngo mbabwire n'ubwo insengero zifunze, urusengero Kristo yishimira, urusengero Kristo yavuze mu ijambo rye rurafunguye. Insengero zirafunze, nibyo naho duhurira, nta materaniro, aho twakoreraga amateraniro ya buri munsi aho harafunze. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwiye ngo mwene data, urusengero rwawe ntago rufunze, dukomeje gukora umurimo w'Imana. Bashumba barahari bakora umurimo, abahanuzi baracyari bari gukora umurimo. Ushobora kwibaza ngo ateranira hehe uyu Thomas mugiye kuganira ijambo ry'Imana? Torero nsengeramo, nakirijwemo, nakirema agakiza, nkarikomereramo, n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Uko umwuka w'Imana yakomeje agenda nsanga, nza kwisanga nanjye nabashije kwakira umwuka w'Imana mu buryo bweruye. Rege umuntu agendana umwuka atazi ko afite umwuka w'Imana, ariko umwuka w'Imana ukakuzaho cyane, ugahumuka, kareba kure, ugatangira guhumuka amaso yawe. Rero umuhamagaro watangiye mu Adventist, ariko ndakorera umurimo w'Imana muri Deliverance, n'itorero rinshumbye, n'itorero nkoreramo umurimo w'Imana, n'itorero rinzi. Rero ndabishimiye cyane kuba uyu mwanya tugiye kubana ku ijambo ry'Imana. Itorero Deliverance ni itorero rikorera muri Barija, umurenge wa Nyagatare, akagari ka Barija, umudugudu wa Barija. Aho ni itorero rya Deliverance rirafunze nk'andi matorero yose, ariko turashimira Imana bene data ko itorero rya Kristo rirafunguye. Dushyiriwe n'umugisha rero kubona umwanya nk'uyu nguyu wo kubana namwe. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro, nguhaye ikaze muri rivuga butumwa ritangiye rishya. Ni urugendo ntangiranye nawe kugira ngo dukomezanye mu buryo bwo kungurana imbaraga, cyangwa se tugukomerazanya muri ibi bihe byiza turimo byo gusenga. Dufashe umwanya ahangaha, dufashe umwanya wo kugira ngo tubane namwe. Bene data, ndabakiriye kandi nanjye ndakwinginze unyakire nk'umukozi w'Imana, unyakire nk'umuhanuzi w'Uwiteka Imana, unyakire nk'umuntu tugiye kubana kandi biraza kudufasha. Reka muri aka kanya rero dutangize isengesho tutarinjira mu ijambo ry'Imana. Dutangize isengesho twiragiza Imana
kuri buri muntu wese mu mirimo uri gukora ufata akanya wihangane, ufata akanya wubaha isengesho dusengane muri uyu mwanya. Ndagushimiye Mwami Nyiringabo, ndagushimiye Gitare cy'amahanga, ndagushimiye ko uciye inzira uyu munsi tukaba tugiriwe ubuntu buruta ubundi, tukaba tugaragaye imbere yawe. Turakwinginze kugira ngo udufashe, udukomeze, umwuka wawe wera aba ari we utubera inkomezi mu mitima yacu. Dusobanurire ku byo tutari dusobanukiwe, dukoresheje ibyanditswe byawe byera, kuko dushobora kubisoma ntibigire aho bidukura n'aho byatugeza, ariko kubw'imbaraga z'umwuka wera turasobanukirwa buri kimwe cyose. Bo dusobanurire mu izina ryawe ryera, amen. Bene data, reka dukoreshe Bibiliya zacu, ariko umurongo wa 6 ukubirwemo icyo gice cyose, kandi umurongo wa 6 ugende uhita usanisha no mu isezerano rya kera. Nuvuga ngo ni inkuru yo mu isezerano rya kera, ariko ikubiwemo n'isezerano rishya. Ndashaka kugira ngo rero tuyisomane muri aya masaha, ubyumve, dusome ijambo ry'Imana duhereye ku murongo wa 6. Noneho nugera nuba ufite akanya uhere ku murongo wa mbere, kuko ndaza kuza gusobanura nk'uko umwuka aza kunyobora. Bene data, iri jambo ni ijambo rikomeye, ni ijambo nise cyangwa se n'ikigisho nahaye umutwe w'ijambo rivuga ngo gukomezwa n'amaboko ya Kristo. Ndakwinginga kugira ngo uyu munsi unyumve, ni ugukomezwa n'amaboko ya Kristo. Amaboko ya Kristo ni yakubeza umuntu. Reka dusome. Turasomye ku gice cyaho cya 12 Matayo umurongo wa 6, uravuze ngo ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Bene data, mubyumve neza. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ariko ndababwiza ukuri yuko uruta urusengero ari ahangaha. Ahangaha wowe unkurikiranye, uruta urusengero ndi kumwe nawe. Uruta urusengero ari kumwe nawe mu mirimo uri gukora, uruta urusengero muri kumwe. Hepfo hari ijambo ryiza rirakomeje, ntago ndasoza gusoma, rirakomeje. Nuko gusa nari nshatse kugira ngo nkubwiye ngo uruta urusengero ari kumwe nawe. Harakomeje ku murongo wa 7 havuze gutya: iyaba mwari muzi yuko iri ijambo risohoye, ijambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo. Kristo akunda imbabazi kuruta ibitambo. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rivuzwe kubera iki, cyangwa se ndizanye kuyihe mpamvu? Abafarisayo mu gihe cyabo bumvaga ko bari kubahiriza isabato. Bene data, bumvaga ko bari mu mwuka wo kubahiriza isezerano ry'Imana. Mu isezerano rya kera hatwereka isabato, hatwereka kubaha isabato cyane, ariko abafarisayo bubahaga isabato ariko batazi umwami w'isabato. Umwami w'isabato rero ni Yesu Kristo. Umwami w'isabato ahageze atangira gukora umurimo mwiza, agendana n'abigishwa. Iki gice kirabivuga ku murongo wa mbere, agendana n'abigishwa be. Abigishwa be bagira inzara. Bene data, iyo nzara ufite uyu munsi ntago ari wowe yahereho gusa, ahubwo yahereye no kubigishwa ba Kristo, ngo bagendana urugendo rurerure bagira inzara. Ariko umwami Imana ashimwe ngo bagize inzara banyura ku mirima y'abaturage, ku mirima ihinzemo amasaka. Ngaba abantu barangije baca amahundo. Ababigishwa baca amahundo, batangira gusoroma ayo mahundo barayarya. Ngo bayariye, abafarisayo babibonye babwira umwigishwa, baramubwira ati mwigishwa, kabagishwa bawe bariyo barya amahundo, bariyo baraca amasaka ku isabato. Yesu arangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ati ariko ntimwigeze mumenya ibya Dawidi. Ngiye mu isezerano rya kera rero, aho niho nkundi iki cyanditswe. Nimwigeze mumenya ibya Dawidi, nimwigeze mumenya ko Dawidi inzara yamwishe, yarangiza agatera intambwe akajya hera h'Imana, agakuraho imitsima akayirya, kandi amategeko y'Abayuda yaravugaga ngo nta muntu wemereye kurya imitsima yejejwe. Muri mu byibuka neza muri Samweli niho dusanga icyo cyanditswe, havuga ngo nuko Dawidi, Samweli ngira ngo igice cyaho cya 5 aho ngaho, igice cyaho cya 5 havuga ngo nuko Dawidi arahaguruka ajyana n'abantu ngo ageze imbere y'umutambyi. Umutambyi aramubwira ngo Dawidi we hagarara.
hagarara aho ngaho kuko aho ugeze arahera. Dawidi aramubwira ati rwose ndakwinginze nyemerera ninjire. Narangiza amubwira ati ariko abantu muri kumwe ntago bagomba kwinjira. Dawidi arangije abwira umutambyi aterega twahagurutse iwacu ibikoreshwa by'abahungu abirushijeho kuba ibyera. Yasobanuye iki? Yashakaga kugaragaza imbere y'umutambyi ko nta cyaha bafite, ariko zari imbaraga z'inzara. Nta muntu bene data utagira icyaha, ariko kubw'ijambo riratubwiye ngo Kristo nta kindi gitambo yemera. Nta ijambo rye rizana imbabazi. Imbabazi zari zamajije kuza. Imbabazi z'Imana iyo zikujeho hari amategeko urenga. Uyu munsi ndakubwire wowe udukurikiye, hari itegeko ryakubase, hari itegeko ry'iyuvuka, hari itegeko rikubwira ngo ntaho uzagera, hari itegeko rikubwira ngo uzicwa n'inzara, hari itegeko rikongorera rikakubwira ngo kandi ubuzima ntibuzahinduka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo harukuraho ayo mategeko. Ayo mategeko nta wundi yakuraho ni Yesu Kristo. Kristo nta ubyumve neza yarasobanuye, aravuga ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyakomeza. Bisobanuye iki rero? Gukomeza amategeko ya Kristo. Iyo uri muri Kristo Yesu hari amategeko akwemerera gutambukiramo. Itegeko ryakurenganyaga Yesu niwe wenyine uri gufata, akagufata ukuboko, yarangiza akagukomeza, yarangiza akakubwira ngo mwana wanjye renga urugabano rw'amategeko. Imana ishimwe, renga urugabano ry'ibyaguhagarikaga. Nanjye ndagira ngo nkubwire ngo wowe nkurikiye, renga urugabano rw'itegeko rukubwira ngo uzicwa n'inzara, renga urugabano rw'itegeko rikubwira ngo nta kazi uzabona, renga urugabano rw'itegeko rikongorera rikubwira ngo uvuka habi. Nta muntu ujya uvuka habi, kuko turi muri Kristo Yesu tuvutse mu maraso mazima, tuvutse mu maraso atarakoze icyaha, tuvutse mu maraso ayatwitangiye ku musaraba. Niki kikubwira? Ni irihe jwi rikongorera? Iryo ni ijwi ry'umwanzi rikongorera rikubwira ngo ntaho uzagera. Ndakubwiye ngo ku buzima bwawe haraho uzagera. Haleluya. Ndakubwiye ngo haraho uzagera. Komera umutima kandi ntutinye, kuko ukuraho amategeko, ukomeza amategeko, uwo nguwo muri kumwe, uwo nguwo yavuze ijambo rikomeye. Bene data mudukurikiye, iyo Yesu avuze ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyakomeza, hari ikintu bisobanuye. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko ntago yanze amategeko, nta nubwo kandi yanayemera. Bivuze ko ayo mategeko agukandamije suko Yesu atayazi, Yesu arayazi. Aba bayuda bo bumvaga ko nta muntu wemerewe kwinjira hera h'Imana keretse umutambyi wenyine. Ariko Dawidi atera intambwe, yinjira mu nzu mu rusengero, yinjira ahera, arangije agera ku meza iriho imitsima, atangira atambuka, arayegera, arayirya kubera inzara yari imufashe. Hari umutsima, uwo mutsima ntago ari kawunga, iyo mitsima ntago ari iy'ingano, iyo mitsima ntago ari iy'ubugari kuba bukoresha, ni umutsima w'ijambo ry'Imana. Dawidi inzara imwishe yegera ijambo ry'Imana, arangije ararirya. Muzibuke Yesu yarabivuze, abwira Satani aravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo. Nuko Dawidi ageze kuri iyo meza, bene data ubyumve, yagombaga gufata umutsima umukomeza mu rugendo, yagombaga gufata umutsima umukomeza na bene se. Arangije abwira umutambyi, aramubwira ngo umva, twahagurutse iwacu tutariyandurishije ikibi, ati ndetse n'ibikoreshwa byacu bikomejwe kurushaho kuba ibyera. Umutambyi aramubwira ngo hoya Dawidi we, ibikoresho byanyu ntago biri ibyera. Ariko Dawidi aramubwira ngo umva nkubwire, ibikoreshwa byacu ni ibyera, kuko icyambere twarahagurutse kandi hari ibyo twirinze. Rero kamwene nkubwire mwene data, niba waririnze ibyaha byo hanze, niba waririnze ubusambanyi, niba waririnze ubujura, niba waririnze guhemukira bene so, niba waririnze uburiganya bw'iki gihe, niba waririnze, haleluya, ndavugana n'umuntu wirinze. Niba uzi neza ko wirinze, dekarara ku mwami wawe, umubwire ngo ndakeneye, nkeneye umutsima wo kurya. Hari isengesho Dawidi yasenze, arangije abwira data wa twese, amubwira ngo Uwiteka Imana, ndashonje ariko ndahera hawe. Iyo umuntu arahera h'Imana ntago ajya asonza bene data. Mba nkubwire, nagira ngo nkubwize ukuri, mu ijuru nta tumba ribayo. Bene wanyu bagira itumba, abavandimwe bawe bagira itumba, abanyenyoko bagira itumba, ariko mu ijuru nta tumba ririyo. Imana itabara umuntu mu itumba, ni nayo ibasha gutabara umuntu imyaka yeze. Haleluya. Ngira ngo nkubwire ngo mu ijuru nta tumba ribayo, imitsima iriyo.
mwijuru hari imutsima ijambo ry'Uwiteka Imana iracyavuga yavuganaga na Dawidi n'uyu munsi nawe yavugana nawe. Yesu arangije aravuga ngo ntimuzi ibyo Dawidi yavuze, ntimuzi sogokuru wanyu wo kwizera Dawidi yizeye Imana. None atangiye kubwira abafarisayo arababwiye se ntago muzi kwizera, ntago muzi kwizera kwa Dawidi, mwebwe kuki mutakizera? Bariya ni barya amahundo, bigishwe bajyaga amahundo kugira ngo bakomeze umurimo mwiza, kugira ngo bakomeze kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko ubutumwa bwiza cyangwa ijambo ryiza uvuga abantu ntibashaka kugira ngo baryumve, ahubwo abantu bashaka kuricerenzinga, bakaba uyu muntu ari mu mwuka, uyu muntu ibintu ari kuvuga ni ibiki. Ibyo rero nibyo nshaka kugira ngo nkubwire uyu munsi. Nta kintu uzakora kugira ngo wemeze abantu, nta kintu na kimwe uzigera ukora kugira ngo wemeze abantu. Kora wowe ikiri ku mugambi w'Imana. Kristo arangije arababwira ati uruta Isabato ari kumwe namwe. Hepfo rero ku murongo wa 6 abivuga neza. Arangije arababwira ati rega nubwo mwishiramo ngo mwubahiriza amabwiriza y'urusengero, ntago ariko biteye, kuko uruta urusengero, uruta urusengero ari kumwe namwe. Nshuti yanjye, wivuga ngo Imana izakora kuri church yawe usengeramo ya buri munsi, wivuga ngo Imana izagutabara uko wagiye mu materaniro, ahubwo tangira iteraniro rikorere mu rugo iwawe. Tangira ubyuka mu gitondo wumve ko wateranye, tangira ubyuka mu gitondo wumve kuri kumwe n'uruta urusengero. Uruta urusengero ni nawe ugutera imbaraga zo kugira ngo uhaguruka aho wari uri ugende ujye mu rusengero. Iyo ugeze mu rusengero ugahura na mwene so nawe uri kumwe n'uruta urusengero, murahura mukubaka ubumwe bw'urusengero. Urusengero si church, no. Urusengero ntago ari church, munyumve neza. Urusengero ntago ari inzu zubatswe n'abana b'abantu, ahubwo urusengero ni umutima. Urusengero ni mu mutima. Bibiri ivuga iki? Nabanga imibiri yanyu ibe igitambo gishimwa n'Uwiteka Imana. Urusengero rwawe rubi igitambo gishimwa n'Uwiteka Imana. Mukobwa udukurikiye urusengero rwawe rwezwe rwe gukandagiramo ibizira. Urusengero rwawe umubiri wawe we guhura n'ibizira. Ndakwingingira Imana, wisaba Imana akazi kandi umubiri wawe uwandarika. Oya, ndagira ngo nkubwire ngo niba hari n'ukwaka ruswa ku mubiri wawe kugira ngo agombe aguhereza akazi, anga hakana mugara uciye inyuma mu gikari kuri telefone yanjye ukamvugisha mwene data, washiraho comment kuri iki cyigisho, ugatanga igitekerezo, ugatanga icyifuzo cyawe, tugasenga tugafatikanya gusenga Imana. Nagira ngo nkubwire ngo uwo muganiriye muri aya masaha y'ijambo ry'Imana ni Thomas muhawe n'Imana Nabi. Nabi chano yanjye nayo nongere nyikwibutse nuko nguko yanditseho Thomas, urandika Thomas byonyine, nurangiza ukurikizeho Nabi, nurangiza wandikeho TV, urahita umbona kuri YouTube channel. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka kugira ngo tukomezanye, ujye ukomeza unkurikirane, ni byinshi ndi kugutegurira, nivuga butumwa rirambuye, ntago nenda gucogora, uraza gukomeza unkurikirane mu izina rya Yesu. Daimoni tumva kandi ntivuge, ndagusezereye ku buzima bw'umuntu warufasheho mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ndwara yari gutinzeho ihagarara uhereye aka kanya, ndayihagarikisha imbaraga z'umuriro, imbaraga z'Uwiteka Imana. Umuriro w'Imana ufate ku ndwara zawe, ihagarare mu izina rya Yesu. Ndasengera buri muntu wese ufite icyifuzo, ufite icyifuzo cy'akazi, ufite icyifuzo cy'urugo rwe, ndasenze mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana gukingurira amarembo, Uwiteka Imana kubake, Uwiteka Imana kubake, wubakike mu izina rya Yesu. Ndasengera wowe wari ufite ikizamini, Imana igusubize, ugihaguruka ukijya ku ntebe y'ikizamini, Imana igukingurira amarembo, iguhereza ubwenge ndetse n'ubuhanga. Salomo yasabye ikintu kimwe, asaba ubwenge, Imana irangije ngo byose ndabiguha. Nawe icyo wari uri gusaba Imana byose biguhereze mu izina rya Yesu. Ndasabye umugisha uturuka ku ijuru, sabye umugisha w'iburyo